Imana irabyongeye, Imana irabikoze, izinze ijoro izinguye amanywa, irakurinze nanjye irandinze, iravuze ngo ngera ubeho ubayeho. Imana nishimwe, hereza Imana icyubahiro, uyiragize iby'uyu munsi bikuberemo ihakubere. Imana ishimwe, Imana yuzuye urukundo n'imbabazi no gukiranuka. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Zirikana kugira neza kw'Imana ku buzima bwawe. Mwene data ndagushuhuje, wowe uri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari ku migabane itandukanye y'isi, bakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Yesu Kristo nashimwe. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Dukomeje kuba muri teme yacu yitwa kugendana n'Imana. Kugendana n'Imana harimo umugisha mwinshi. Umuntu ugendana n'Imana ni wa wundi wishingikiriza ku mbaraga z'Imana, ni wa wundi wamaze kwisobanukirwa, ni wa wundi uha agaciro iby'Imana yamukoreye. Uwo rero iyo ugendana n'Imana, Imana irakurinda, Imana ikumenyesha amakuru y'ibizaza n'ibizaba utarabigeramo. Iyo ugendana n'Imana, Imana ntiyaguhemukira, ntigutererana. Imana ikunezeza umunsi ku munsi. Kugendana n'Imana ni iby'igiciro. Kugendana n'Imana ni ugukizwa. Kugendana n'Imana ni ukumaramaza. Kugendana n'Imana ni ugukora imirimo ikwiriye abihannye. Kugendana n'Imana, Imana ishimwe. Nakubwiraga ngo kugendana n'Imana ari byo ugira intego yawe mu buzima, kandi kugendana n'Imana birarinda. Kugendana n'Imana wumva utewe isoni no gukora ibyaha. Burya ikizakubwira ko umuntu atagendana n'Imana, ibyaha azabigira iby'umurimbo. Gukora ibyaha azumva ari ibintu bimunezeje, kuko muri we ntabwo aba afite Imana muri we ngo avuge ati mpemukiye Imana yanjye. Ariko iyo uri umukristo, n'iyo uguye wumva ushize, wumva ubabaye, wumva uvuze ngo ni njye koko uhemutse, ni njye koko ubeshye, ni njye koko wandujwe n'iki cyaha, ni njye koko. Rero kugendana n'Imana birinda ibyaha. Imana ishimwe. Reka dusome ijambo ry'Imana twihuse. Tugiye gusoma urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo. Turasoma ibice 6 umurongo wa 11. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Handitse ngo, ariko wehoho muntu w'Imana, ujye uhunga ibyo, ahubwo ukurikize gukiranuka, kubaha Imana, kwizera, urukundo, kwihangana n'ubugwaneza. Ujye urwana intambara nziza yo kwizera, usingire ubugingo buhoraho, ubwo wahamagariwe, ukabwaturira kwatura kwiza imbere y'abahamya benshi. Imana ishimwe cyane. Iri ni ijambo cyangwa se ni uguhugura intumwa Pawulo yahuguraga Timoteyo. Aramubwira ngo, ariko weweho muntu w'Imana, nanjye n'icyo nkubwira wowe tubana mu mwanya wa niba ture buri gitondo, ngo ujye uhunga ibyo. Mu byo intumwa ya Pawulo yabwiraga Timoteyo, ugitangira ku murongo wa 3, mu mbuzi n'inama zitari zimwe yari ari kubwira Timoteyo, yaramubwiraga ngo ntakagire amagambo mbese adahesha Imana icyubahiro. Aranamubwira ati kandi ntugahimbazwe no kuba wagira amagambo no kubaza ibibazo, ukagira n'intambara ziva muri ayo magambo, zivamo ishyari n'intonganya n'ibitutsi no gukeka ibibi n'impaka z'abantu bononekaye ubwenge, bakamyemo ukuri. Bibwira yuko kubaha Imana ariyo nzira yo kubona indamu. Timoteyo rero nk'umuntu Pawulo yari ari gutreninga kuzaba umukozi w'Imana, amuha izo mpuguro. Aramubwira ati ibyo bintu ntibikakubeho. Arangije ageze kuri 11 aramubwira ati, ariko woweho muntu w'Imana, ujye uhunga ibyo ngibyo, ibyo bintu by'amagambo, ibyo bintu by'intonganya,
ibyo bintu by'ubusambanyi, ibyo bintu by'imijinya, ibyo bintu by'ubwicanyi, ibyo bintu byo kurarikira indamu, ibyo byose imanza zizana gukeka no kubeshya, ibyo byose Timoteyo arabibuzwa. Pawulo nk'umushumba wari urimo kumumenyereza umurimo arabimubuza, aramubwira ati woweho iyo umuntu w'Imana ujye uhunga ibyo ngibyo, ahubwo ukurikize gukiranuka. Imana ishimwe. Aramubwira ati ukurikize gukiranuka kandi wubaha Imana. Tukiri kuri teme yacu yo kugendana n'Imana, iyo wubaha Imana uba ugomba kuba unakiranuka. Ikindi aramubwira ngo kandi ugire kwizera, ugire urukundo, ngo kwihangana n'ubugwaneza. Imana ishimwe. Ibyo ni byo Pawulo yabwiye Timoteyo ngo bijye bimuranga. Nanjye muri iki gitondo ndabikubwiye ngo ibyo ngibyo rwose, nk'uko Pawulo yavuze ngo ahubwo ukurikize gukiranuka, nawe ukurikize ibyo gukiranuka. Mu rugo rwawe ujye ukurikiza ibyo gukiranuka, mu muryango wawe ukurikiza ibyo gukiranuka, mu itorero ukurikiza ibyo gukiranuka, mu murimo w'Imana ukora ukurikiza ibyo gukiranuka, mu kazi kawe ukurikiza ibyo gukiranuka. Ngo nukorere wowe muntu w'Imana, wowe mwene data, wowe wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, wowe rwose wumva ufite ishyaka unyotewe gukizwa. Ijambo rirakubwira ngo nuko wowe ho muntu w'Imana ujye uhunga biriya bibi, ngo ahubwo ukurikize gukiranuka, kubaha Imana, kwizera, urukundo no kwihangana n'ubugwaneza. Imana ishimwe. 12 ngo ujye urwana intambara nziza yo kwizera. Imana ishimwe. Ijambo Pawulo yabwiye Timoteyo nanjye niryo ngusubiriyemo, niryo nkubwiye. Ujye urwana intambara nziza yo kwizera, wizere ko Imana ihari ngo ikurwanirire, were kwihorera. Wizere ko Imana ibyawe bikubereyemo, wizere ko Imana ikureberera aho utabasha kubona, wizere ko Imana yakugerera no muri bya bibazo ikakuburanira ikabirangiza. Ngo ujye urwana intambara nziza. Imana ishimwe. Niko Pawulo abwiye Timoteyo ngo yo kwizera, ngo usingire ubugingo buhoraho ubwo wahamagariwe, ukabwaturira kwatura kwizera imbere y'abahamya benshi. Imana ishimwe. Nanjye nakubwira ngo rero urwane intambara nziza kugira ngo urusheho kugendana n'Imana yawe ukiranuka muri byose. Urwane intambara nziza, urwane intambara nziza, wubaha Imana, wizere Imana, ukiranuke. Imana ishimwe cyane. Imana ibaha umugisha, muhahe muronke, mugendane n'Imana. Imana ibanezeze mu izina rya Yesu Kristo. Amen.